akira icyumweru cy'imbabazi, akira umunsi w'imbabazi, akira iminsi y'imbabazi, wakira ukwezi kw'imbabazi gaca ku mwanzi wawe, naho yaba kwanganiye abuzima ndakugutabara ngo ijisho ry'igiti ufite imbabazi z'Imana zigaragaremo, mu bibazo by'urwango ufite imbabazi z'Imana zigaragara. Haleluya, mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Ku mazina nitwa Umutoni Sandrine, nkaba mfite abana batatu b'abahungu. Imana yangiriye neza, yampaye umugisha, icyubahiro ni icyayo. Tukaba tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, reka tumanze dusenge Imana, dushime Imana yaturinze, Imana yabanye natwe. Hari benshi bahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko wowe ntacyo watanze ku Mana. Reka dushime Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, waturinze, watugiriye neza, twebwe abo wacunguje amaraso yawe. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Yewe Uwiteka Nyiringabo, tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi kumwe ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen. Kadusome mu izina rya Yesu. Yesaya 61 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Ijambo ry'Imana, umutwe w'amagambo uravuga ngo umwaka Uwiteka azagiriramo imbabazi. Yesu akugirira imbabazi mu bibazo bikuremereye, imbabazi z'Imana zigaragaremo. Mu burwayi bwawe, imbabazi z'Imana zigaragaremo. Mu bibazo by'amadeni ufite, imbabazi z'Imana zigaragaremo. Mu bibazo by'urwango ufite, imbabazi z'Imana zigaragaremo. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Imana itugirire neza. Ibikuriza Yesu arabizi, ibikubangamiye Yesu arabizi. Yesu akugirira imbabazi. Ushobora kuba ufite amafaranga, uramenyekana. Imbabazi z'Imana zigere ku buzima bwawe kandi bimenyekane muri kariti utuyemo, mu nshuti zawe, bimenyekane ko umwaka w'imbabazi wakugezeho. Imana itugirire neza. Umuririmbyi ni uririmba ngo we kugira ubwoba, we guterwa ubwoba n'ibyo ubona, we gucika intege n'ibyo ubona. Yesu akugirira imbabazi, aguha umwaka w'imbabazi. Haleluya. Ibyo ufite byose, ushobora kuba uri umutunzi, bya bindi wabigira ukagira uburwayi, ukivuza bikanga, kandi ufite amafaranga ntibibe byakugirira imbabazi kandi ufite amafaranga yawe. Ariko Yesu Kristo w'i Nazareti w'umunyembabazi, uburwayi waba ufite bwose akugirira imbabazi. Ubukene waba ufite bwose akugirira imbabazi. Ikibazo kikubangamiye, Goliyati uri imbere yawe, ubunini bwe nibugukange, uburebure bwe nibugukange. Yesu akugirira imbabazi, akira umwaka w'imbabazi. Inzira ijya mu ijuru irabanza igaca ku mwanzi wawe, naho yaba kwanganiye abuzima ndakugutabara ngo ijisho ry'igikeri ntiryabuze uvoma kuvoma. Akira icyumweru cy'imbabazi, akira umunsi w'imbabazi, akira iminsi y'imbabazi, wakira ukwezi kw'imbabazi, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Mana, turagushimye, turaguhimbaje. Reka urengere ubwoko bwawe, bugirira imbabazi. Utabugiriye imbabazi ntawabasha kubugirira imbabazi, kubera ko wowe waducunguje amaraso yawe, ubasha kutugirira imbabazi. Ndagusabye utugirire imbabazi. Umubyeyi ashobora kutakugirira imbabazi, inshuti n'umuvandimwe cyangwa se uwo mwonsi ibere rimwe ushobora kugera mu kibazo ntakugirira imbabazi. Ariko Yesu aho wageze biramenyekana. Umuntu wese uzumvira ijambo ryawe afite ikibazo, ndategetse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, azahite
kizahite gikemuka. Ndagusabye uzigaragaze, uzahita umwereka ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu.